mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ubwamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho ubwamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ubwamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho Yesu wanjye ubwamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho torero mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ubwamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho Yesu wanjye ubwamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho dufite umukunzi mwiza mu buzima dufite umwishingizi umukunzi wacu Yesu Kristo atuguye neza pe atwishingiye kuri byose n'umwami w'amahoro ibyiringiro by'abera mu isi ni Yesu Kristo gusa ibyiringiro by'abera mu isi ni Yesu Kristo gusa mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we Yesu wanjye ubwamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho Yesu wanjye ubwamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho baririmbye impamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ubwamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho Yesu wanjye ubwamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho Imana ishimwe yaduhaye Yesu niwe utuvuganira imbere y'Imana niwe udusabira neza Mwuka Wera yari muri twebwe turi abana b'Imana turi abaragwa b'ubwami Imana ishimwe dufite umukunzi mwiza Kristo utabura uko agira atwishingiye kuri byose Kristo n'intwari ndamuhamya ubwishingizi bw'indwara zacu niwe ubwishingizi bw'ibyacu byose niwe ubwishingizi bw'abacu bose niwe ibyiringiro by'abera mu isi ni Yesu Kristo gusa mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we Yesu wanjye ubwamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho torero ubwatuvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho bacuranze impamya yuko izina ryanjye iryawe riri ku mutima we Yesu wanjye ubwatuvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho Yesu wanjye ubwamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho Imana ishimwe mitima yacu yuzuye ishimwe turashimira Imana yaduhaye Yesu nihashimwe Kristo waje iwacu nihashimwe umwana w'intama w'Imana wisize ubusa akaza kudushaka kandi akatubona turabimwubahiye turabimushimiye turabimuhimbarije yarakoze kuducungura yarakoze kutwunga n'Imana data uwo niwe twamamaza uwo niwe tuvuga ibigwi yatugaburiye dushonje yatwambitse twambaye ubusa yadukijije turwaye
haracyariho ibihamya kandi bifite ubuhamya bw'iby'imbaraga yakoze muri twe. Dufite umukunzi mwiza Kristo utabura ukwagira, atwishingiye muri byose. Kristo n'intwari ndamuhamya, ishingiye abayuda Amana aramanikwa, ishingiye Yosefu Potifara aramwemera, nawe umuhanga amaso iteka Yesu Kristo ntacyo uzamuburana. Ibyiringiro by'abera mu isi ni Yesu Kristo gusa. Mpamya yuko izina ryanjye ndabihamya riri ku mutima we. Yesu we ukamvugira nawe bamunyirukana. Yesu wanjye ukamvugira na mwanzi n'umwe wamunyirukana. Baririmbye mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we. Yesu wanjye ukamvugira na mwanzi n'umwe wamunyirukana. Yesu wanjye ukamvugira na mwanzi n'umwe wamunyirukana. Uyu mugoroba mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we. Ukamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho. Yesu wanjye ukamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho. Haleluya. Ubwo atuvugira nta mwanzi n'umwe wamutwirukanaho, twabuzwa n'iki kuvuga ngo amashimwe ni ayawe? Haleluya. Dukwiriye kumushimira. Imana niyongere ihimbarizwe hagati muri twebwe. Amashimwe nayawe ibihe bidashira. Oh Yesu we, amashimwe nayawe ibihe bidashira. Oh Yesu, tugushimiye ibyatubayeho byose, tukuragije n'ibiri imbere. Oh Yesu, amen. Ubwo ari njye wa mugore nawe ni we wa mugabo, wowe uri kumwe natwe muri iri teraniro, wiyumvemo ko ari wowe. Ni we wa mukobwa wasabye Imana ibyo wayisabye irabiguha. Ni we wa musore watakambiye Imana mu isengesho ibyo wasengeye irabyumva. Ni wowe ngumba itabyara wasabye urubyara Imana iraruguha. Ni wowe mushomeri utaragiraga akazi usabye Imana akazi irakaguha. Uyu mugoroba tubwire Yesu ngo amashimwe ni ayawe. Tugaruke imbere y'Imana dushima. Ngarutse imbere yawe Yesu mwami, ngaruwe no kugushimira ibyo wankoreye. Ninjye wa mugore naje iwawe naniwe ndushye kandi ndemerewe. Nari mfite ibibazo bikomeye cyane, nawe ari kuntabara nta n'uwari kundengera. Data ndabyibutse byose, ngaruwe no kugushimira Yesu warakoze. Ngarutse imbere yawe Yesu mwami, ngaruwe no kugushimira ibyo wankoreye. Ninjye wa mugore naje iwawe naniwe ndushye kandi ndemerewe. Nari mfite ibibazo bikomeye cyane, nawe ari kuntabara nta n'uwari kundengera. Data ndabyibutse byose, ngaruwe no kugushimira Yesu warakoze. Amashimwe nayawe ibihe bidashira. Oh Yesu we, amashimwe yose nayawe ibihe bidashira. Oh Yesu we, tugushimiye ibyatubayeho byose,
tukuragije n'ibiri imbere turirimbe amashimwe n'ayande amashimwe n'ayawe ibihe bidashira Yesu we amashimwe n'ayawe ibihe bidashira Yesu tugushimiye ibyatubayeho byose tukuragije n'ibiri imbere Yesu Imana ishimwe gushima mubera birakwiriye ni kenshi tujya aho Imana iriturira ni kenshi tujya gusenga tubabaye ni kenshi dupfukama imbere y'igitanda turira dutabaza yera ese nyuma yo kudutabara mitima yacu igizirikana ko gushima ari ingenzi birakwiye gushima ko biri kose no mu bihe biteye ubwoba Imana ikora imirimo turacyafite amashimwe ngarutse imbere yawe Yesu mwami ngarutse nzanye amaturo yo kugushimisha ninjye wa mugore ndagushimira ku ijambo ryawe urikurikirana iteka abaganga bananiwe bamuze igisubizo waraserutse mwami wanjye uraboneka data ndabyibutse byose garuwe no kugushimira Yesu warakoze amashimwe n'ayande amashimwe n'ayawe ibihe bidashira amashimwe n'ayawe ibihe bidashira Yesu tugushimiye ibyatubayeho byose tukuragije n'ibiri imbere uyu mugoroba amashimwe n'ayande aya yose n'ayawe ibihe bidashira amashimwe n'ayawe ibihe bidashira Yesu tugushimiye ibyatubayeho byose tukuragije n'ibiri imbere Yesu tugushimiye ibyatubayeho byose tukuragije n'ibiri imbere ni mu magambo yandi nko kuvuga ngo wabanye natwe turabigushimiye kandi uzakomeza kubana natwe dufite ibyiringiro buriya iby'Imana yakoze biduha icyizere cy'uko izakora n'ibindi nishimwe rero kandi himbazwe